umugabo wanjye we nanamubwiraga akabyanga akambwira ntabwo uzabijyamo abantu bakina filime mba numva badashobotse ariko yarebye kamwe arambwira ati rwose courage n'abandi nyine barambwira uri umukinnyi w'umuhanga ni ukuri simbikubwira kuko turi inshuti ntabwo mbikubwiye ko turi kumwe n'umuntu utabona ko uri umuhanga yaba ari wa muntu uba utabona ikintu cyiza mu muntu. ntabwo abonye comment ngo nyina nabi dore nabibonye njye nabibonye nuko Dina akina nabi haciye iminsi se harye gusha ubanza usohora ikiganiro numvaga nyine mfite amatsiko yo kwireba ariko sinzi igihe twe tugiye gukora indi episode Derek nyine mbona ari kubireba sinzi uko mubibona ndeba aho rwumva sinshaka kwireba njye ntabwo nshaka kwireba ariko uko biri kugenda ngenda ndeba aho yiheruka yo sindi kuyihaga sirakubwiye ukuntu nafashe nimero yawe nkajya guhamagara nkakupa ukandika message ukazisiba we haratwe tumaze kuvugana na mbere nyine bibaho cyane ku muntu ubona ari nk'umustar ko sibo nganjye ninde wari oya bibaho nge ndabyumva ko hari nk'umuntu abagukunda none yakumva ko ari wowe unanamwitabye ijya bayihamagara ajyana n'undi muntu iyo akumva biramurenze akumva yakivugira ko kibundi agakupa cyakaguma ariko savuge ikindi ku bantu banyoherereje amafoto ku bantu mumamagara amafoto yo muyamaye ndayabona nubwo mwebwe mutabona ko nayabonye ndayabona muko ngenda nandika iyo mbonye rori ijyanye nawe nshobora kuguhamagara nkakubwira kuba ntawe nari nahamagara suko n'abaciye amazi. Abahoro y'Imana bane namwe Nyagasani akomeze kubandindira Imana ihaze ibyifuzo byanyu kuri guseka naragera ku mutumirwa mbaze ni ikiganiro nkoze iki kiganiro ni icya kabiri kuva natangiye gukora filime yanjye ni icya kabiri gusa ni icya mbere dutangiye igisibo ndifuriza abasilamu bose haba bari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda fa kuba wumva ikinyarwanda ukaba uri kumva ibintu ndi kuvuga ndakwifuriza igisibo cyiza ni kizagusiga uko cyagusanze kizagusigira impinduka nziza kandi Nyagasani ahaze kwifuza kwanyu. Imana ibamera umugisha muri abantu beza cyane b'ingenzi ninjya kuvuga ndavuga byinshi kandi mfite umutumirwa nabanze tumwakire ani bimeze bitsa ubu ukomeye muri wowe uyu munsi tuganire nka Anita cyangwa tuganire nka Claudine ahubwo nubafite isoni ziki tutangire mu bisigo tutangire sabada turakomeje ntabwo mbizi okay ntacyo reka ngiye ngutangirire ndi kumva wageze se utangire sike wanyakire se wabyakira uko nabikoze se birahagije cyane ntabwo bihagije nsubiremo nyakira nyine turakwakiriye nk'umuntu ukomeye cyane mbaze nkuvuge umumama w'umwana mwiza kandi wavamo inshuti nziza cyane ibyo ndabivugaho nyuma nyine komeza oya ukuntu wese uvuga ngo kuki wisuzuguye kamwereka ukuntu tugiye kuzirwanya sibyo ugiye kutwibwira hari umuntu usanzwe akuzi ku bintu bimwe na bimwe tutari bujye no kuvugaho cyane sibyo ariko uyu munsi impamvu twifuje gukora ikiganiro ntabwo turi gukora ikiganiro kirekire ngo tubarambire ni ukubera twatangiye gahunda nshyashya ya Claudine na Dorore kandi hari abantu benshi basabye yuko twazakorana ikiganiro sibyo kugira ngo nyine bumve nyuma yuko winjiye muri sinema iki n'ibikibanza noneho wibwira ubundi tugende n'ibibazo mbibwira iki ubibwire nyine bisanzwe ushobora gusanga hari umuntu udasanzwe akuzi nitwa Ingabire Anita umugore w'abana 4 n'umugabo uyu kuki se atari 4 n'abagabo 4 abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndi umubyeyi w'umwana umwe n'umugabo umwe niba hari igihe umuntu ashobora nese waba ufite abagabo 4 oya nyine ndi kuvuga mba nibaza impamvu umuntu akarenzaho ubundi hari ukuntu wakabaye ufite umwana umwe ufite abagabo 3 warabyaranye n'umugabo umwe ugashaka undi bikanga ugashaka kandi bose babitwa abagabo bawe
baba bitwa ko ntabwo baba bari ntabwo uwo mwanya bari bari kuko muba mwararyamanye mukabona baba ari abantu ubundi njye ntekereza ko abantu bose mwaryamanye n'abagabo bawe sigo simbizi abantu babizi batubwira sibyo sigo ni uko nguko njyewe ku giti cyanjye Anita ndamubaza ariko nkeka ko kumubaza njyewe hari ibyo nzi wenda nubwo nakabaye muzana hano ngo mubaze ari njyewe njyenyine akumva mbariza abantu muri rusange ariko nshobora kumubaza ukumva mu bibazo 10 mubajije harimo 3 byawe akibindi ntabirimo nimuza kumva hari ibyo ntamubajije nta kibazo nimuza kumva hari ibyo ntamubajije mubyandike muri comment ubwo tuzareba ukuntu tubigenza nyuma Ani hari projet njye nawe twatangiye nshyashya ya filime kuko yego kuri episode ya mbere itangira abari barimo abakomeje kugeza kuri aka kanya kuyimaze kugaragara hanze ni 3 sibyo no ni 2 nako njyewe na Nusura mabuja ntabwo araboneka kubw'impamvu ariko inyuma wajemo kandi wazanyemo imbaraga zikomeye cyane maze ngushimire sibyo hari banacima Imana yatumye tumenyana njye nawe hari impamvu hari n'impamvu yatumye bigenda bikagwa kuri iki Imana yari ibizi filime kuri episode ya 2 warurimo n'amahani menshi niya mbere nasanze mumaze kwikina iya mbere nasanze tumaze gukina none yewe ubona bwagiye se kuki bwa mbere utankizemo numvaga sanite ibintu nimba mubwira kandi wari ariko amazina nakubaza turi Nyamirambo ntuzi ko cyagiye navugaga mbanze nkore kamwe ndebe ubundi abantu barakakira gute uzi ko n'uwo munsi twasoje nka saa 8 twasoje kare twakoze aka episode kamwe kujya turindire ko nasanze byanarangiye Nusura arambwira uzi ko filime twakinnye ndamubwira n'izindi se nzazijyamo sha numva ndababaye nagiyemo oya ntacyo njyewe ntago sinari nzi ko uri umukinnyi mwiza kandi w'umuhanga bigeze kuri buriya rwego wihenge kawe peti urakumva uri umukinnyi izina ry'umwana umukinnyi mwiza kandi w'umuhanga abantu bajya bimbwira barabyandika basi koko baba bankunda ngo bankunda baragukunda babona umuntu twabona akavuga dore Korodine wowe ku giti cyawe bwari ubwa mbere ukinnye filime ariko kera niga mu wa 2 primaire twigeze suza umunsi w'umwana w'umunyafurika ubaho none ngiye gukina n'ibintu nakundaga sinamye mbikubwira urabize naho nashatse gutanga amafaranga njyemo ariko narabikundaga nkumva nanabikora nk'akazi noneho rero kera nyine ibaze mu 2 primaire icyo gihe nakinnye ndi umugore witwa Mama w'Imana ngira amahane noneho turakina icyo gihe kaciye no kuri televiziyo y'igihugu kako ndi mu makuru mva n'iyamatsa hariya bankumira amashyi kandi nkagurya nkajya kumva ndibuka icyo gihe twarakinnye hari umwana bigaragara ko namwicisha imirimo nashaka ajya ku ishuri mva ntatubere ntaki ariko niteze udutenge rwose munabona urakadamu noneho turi gukina ndababwira ntako nta kuntu mwazabwira uriya mwana mwaza ngiye nk'uwarakaye mbwira kuki utatorosheje agahita ambwira ngo itoroshe yashizemo amabuye urumva wenda abantu barabizi dufite na groupe y'aho hantu twigaga baravuga akurumva ako kantu koko twaragakinnye kwa kundi baba bateranye ku rwego rw'igihugu baraseka baratembaga ati koko itoroshe yashizemo amabuye bamubwiye gutorosha nyine n'itorosho rero nyine nigeze gukina icyo gihe bikuye ishuri nyine ugasanga ibintu by'imivugo ndiyamenya nyine ni ibintu bimbamo ariko n'ubwa mbere nyine nari nyine biri seri Imana ishyiremo imigisha mu rugendo watangiye nyuma y'uko rero twamaze gukina wa munsi turataha twese haca iminsi episode itarasohoka wari urimo wumvaga bimeze gute haciye iminsi se haryoye gusha ubanza usohora ikiganiro numvaga nyine mfite amatsiko yo kwireba ariko sinzi igihe twari tugiye gukora indi episode Derek nyine mbona ari kubireba sinzi uko mubibona ndeba aho rwumva sinshaka kwireba nyine ntabwo nshaka kwireba ariko uko biri kugenda ngenda ndeba aho niyo yiheruka yo sindi kuyihaga
nkomeza nkareba nkaseka noneho Okay. Imaze gusohoka noneho abantu wenda muziranye sibyo umugabo wawe n'abandi bantu baba bari hafi yawe ariko batari bazi ko Anita ibi bintu ashobora kuba yarabikoze hari umwana bakaba barabibonye bakubwiye ngo iki abantu benshi nyine barumiwe barambwira se warubitse impano umugabo wanjye we nanamubwiraga akabyanga akambwira ntabwo uzabijyamo abantu bakina filime mba numva badashobotse ariko yarebye kamwe arambwira ati rwose kuraje n'abandi nyine barambwira nabwiye arimo mama Einstein nabwiye maze undebere ukurikire buri kamwe umbwire icyo nakosora amwebwe nta n'icyo gukosora mbona ahubwo nyine komeza uri umukinnyi w'umuhanga ni ukuri simbikubwira kuko turi inshuti ntabwo mbikubwiye ko turi kumwe n'umuntu utabona ko uri umuhanga yaba areba yaba ari wa muntu uba utabona ikintu cyiza mu muntu nabonye comment ngo nyina nabi dore nabibonye njye nabibonye nuko Dina kina nabi uwo muntu niyo yakumva ni wa muntu uba ushaka kumva cyangwa kubona ko nta kintu kizima wakora ni umuntu uba ushaka kwerekana ko wowe nta cyiza cyakuvaho ariko abantu nk'abo ntabwo babura mu buzima tubamo wowe ndakwizera ko uri umuntu ukomeye komenti zidafite epfo na ruguru zitagira ikintu zigukoraho kuko hari umuntu ushobora kuzabibona abantu batajya kumubwira ngo asiki ngo bira ngo kirakina ibiki ngo yese ngo kivuga gute akahita acika imbaraga akabivamo ariko ni byiza urabishoboye kandi komenti nyinshi zakubwiye ko ubishoboye uwo nguwo nta n'ubwo abaho uwo wabyanditse katubare ko ari irobo yagiye ikandika n'ubwo babona ari nk'umuntu nyanga mu buzima busanzwe cyangwa se akaba ari nanone nk'ubu ngubu hari abantu bagira akadefu njye nawe twaba tuziranye njye watankunda nawe ntagukunda akanabona nta kintu cyiza gute se agira ikintu cyiza akora kandi aziranye n'uriya hari abantu rero baba bameze gutyo ariko kubera ko ariyo si tubamo tugomba kubana nabo kandi ntacyo mutwaye pe mujye mubaho ariko habaho umuntu nyine ugira mu nyangire nanjye ngira mu nyangire nyine iyo ngukunda nkaba nzi umuntu ukwanga nk'ubu nanjye mvuga ibintu bitari byakora umuntu nasibye nimero yo kubera wowe njye ndebera udusitati Imana imbabarire aba ari ko umuntu ateye njyewe nabonye abantu benshi hari abantu ariko ngenda shishoze nyine iyo mbona nyine ko harimo kurenganya umuntu cyangwa ari urwango rukwibereyemo cyari ishyari ryawe ariko byo hari igihe ashobora kuba ibyo akwangira njye nshobora kubikwihanganira birashoboka ariko hari umuntu nyine uba ubona wibitsemo ishyari n'umutima mubi ku bintu bidafite epfo na ruguru yego ibyo birumvikana kubera ko umuntu nk'uwo n'ubundi iyo umufite nk'inshuti uhora wumva uba umeze nk'umuntu uri mu manegeka ukuntu ntabwo uba wizeye ahantu uri sefu rero kuva nyine warakinnye byabaye seriye sibyo noneho ufite iyihe gahunda nyuma y'uko noneho wabikoze kandi ukabona ko abantu benshi bakwakiriye neza kandi ikindi bashaka kunakomeza kuko hari abavuze tuzatubere ntuzahagarike gukina wowe noneho kuri gahunda yawe bimeze bite niyo gahunda yanjye mu gihe nkiriho Imana inyisha ubuzima bikaba bigikunda wenda hari aho ubona nkeneye wowe ariko n'abandi bazamo akazi bazaguha amafaranga twe turagishimangira bazamo akazi nyine ni uko ndabikunda ku buryo hari nubwo nshobora kubikora nk'ejo bundi turwana ariko nawe wacitse igisebe nari ndwaye ino n'ubundi urabikandagira nanjye najyanye agasebe noneho nageze ku mugoroba ijisho mbara nkubitse igiki nabura ibintu kuba jetri wabaye ariko nyine ukwihanganira imvune ukwihangana gusa mu isi n'ubundi isi turimo yubakitsemo kwihangana udafite kwihangana naho wagera utavunitse ntacyo wagera ariko Imana imbabariye byambera umwuga nkabikora bikambera akazi ndabikunda cyane intego yanjye icyifuzo cyanjye nuko nabikomeza yego Imana igushoboza nanjye aho nzashobora kubona hari umuntu uri butange ibifaranga byinshi bigaragara na dukeya ariko duheraho na dukeya umumbwira njye ipfa kuba harimo agatike n'amata y'abana ntabwo nabura kuba sinajya gutekereza undi muntu wa kure cyane kandi uhari kandi ikindi muri gahunda dufite twebwe iyi filime mubona dukina nirangira tuzakina no ku bindi byinshi kandi ntabwo tuzahora dukina dufite role z'abakozi bo mu rugo b'abasazi bameze ukuntu
tuzakina n'ibindi, muzagenda mubona ubuhanga buri muri Anita, muzagenda mubona n'ibindi byinshi cyane. Ni umukinnyi washobora ibintu byinshi. Rero abantu mushaka kumukoresha muri filime zanyu, mujye mumamagara, nshobora kubaha nimero ye. Ntuzanyake nimero ya Anita ugiye kumuhamagara ngo kugira ngo umuteshe umutwe, sibyo? Ni umuntu wubatse, ni umubyeyi. Ntuzajya kumuhamagara ugiye kuduhira muri telefone ngo ukupe. Bajya bahamagara kuduhiramo gute, akavuzamo nk'induru utabeshye, cyangwa guhamagara agatangira nitwa runaka, bikamunanira akahita akupa. Aho ndabyumva. Gusa kuba gutinya. Ariko ikindi ukuntu nafashe nimero yawe nkajya guhamagara nkakupa. Ukandika message ukazisiba. Wowe haratwe tumaze kuvugana na mbere nyine bibaho. Cyane ku muntu ubona ari nk'umustar ko ubu nanjye ninde wari. Oya bibaho. Ndabyumva ko hari nk'umuntu abagukunda none yakumva uko ari wowe unanamwitabye, yajya bayihamagara ajyana n'undi muntu, iyo akumva biramurenze, akumva yakivugira ku kibundi agakupa cyangwa akaguma ariko savuke. Ikindi ku bantu banyoherereje amafoto, ku bantu mumamagara, amafoto yo muyamaye ndayabona, nubwo mwebwe mutabona ko nayabonye, ndayabona. Muko ngenda nandika, iyo mbonye rero ijyanye nawe nshobora kuguhamagara nkakubwira. Kuba ntawe nari nahamagara suko nabaciye amazi, si ubwa mbere mbivuze. Niba ufite gahunda yo kumbwira ibintu bijyanye na filime uri kureba kino kiganiro, ushobora kunyandikira. Niyo utamamagara ukampa ifoto, kuko niyo umamagaye ifoto niyo ngusaba. Urukumva ifoto niyo ngusaba. Icyiza rero wanyandikira ukampa n'ifoto uko muzagenda mubonanye akantu ko, kandi ntabwo twihagije twe tuyikinamo. Uko mutubona hari n'abandi bantu bagomba kuzagenda bazamo, hari n'abandi bantu bafite impano za danje tugomba kuzahura nabo, abantu bakababona. Hari umuntu wamamagaye arambwira ngo mwiriwe, ndambwira ngo rero ngo ntabwo nsinga, ariko ngo nashaka kukubwira ngo warakoze ngo kuzana ngo uriya mama wabyaye ngo abana nk'abawe ngo bimanga ngo mugakinana. Ngo yari afite ngo impano ngo yahishe. Ndabwira urakoze, buriya ni umugisha nanjye nagize wo kuba ari njyewe byagaragariyeho. Yari isanzwe ihari, ariko n'umugisha nagize kuba ari njye yagaragariyeho. Hari ahantu Anita yari agiye gutanga amafaranga atari na makeya, nawe nari kuba naramubeshyaga 150 ariko yagura kawunga n'umuceri. Uzi bariya se ikintu bagukorera, dusabira nabikubajije nk'umuntu wenda wari ubimenyereye, agukinisha rimwe. Yego, kuko mama mwavuganye gukina filime agahita agukuramo. Nayo nari kumwe. Njyewe reka mbabwize ukuri, mu gihe nyihumeka nta muntu neze kuzasaba amafaranga kugira ngo azakire muri filime yanjye. Mbona ntashoboye kuyaguha kandi mbona ko ngukeneye, nakubwiye ati rero ugiye kumfasha nanjye ngufasha. Nta mafaranga ndi buguhe, ariko ndagufasha gukina, abantu bakumenyana nazamura impano yawe, unabimenyera ubimenye. Kuko ushaka kuba ufite iyo mpano ariko ukeneye no kumenyera uburyo bikorwamo. Rero aho kugira ngo ngerekeho ikintu cyo kujya kukwishyuza, mu by'ukuri nta kigo mfite runaka kivuga ngo hari ishuri ngo nshinga, ngo hari ibikoresho ngo nsabwa, ngo hari ibingibi ngo nkora. Oya, niba mfite iryo shuri nashinze rikazamo abantu bakiga bakagera gutaho nakishyuza, ariko mu gihe ntabwo nabikora. Ni izihe mbogamizi wahuye nazo mu kuva twatangira gukina kugeza uyu munsi? Nazo ahubwo wowe nkunda gukererwa, ndaryamira. nuko uzabikosora, bizagenda bihinduka. Reka ntuye kure ahubwo ziriya nshingano nizihinduka bizahita bigenda neza. Hari igihe nyine ushaka kuva, nanjye hari nk'igihe najyaga nuruka ku Ruyenzi nkajya gukina igikondo, mpita nabwira abantu ntabwo navuye muri Bamenye, ngira ngo muranayibona isohoka mba ndimo. Njye narababwiye kereka ari boss wanjye unyirukanye, njye sinshobora kurota mvuze ngo ngo mvuye muri Bamenye. Hoya, ntabwo ntibishoboka. Hari igihe najyaga mvayo nkakoresha uko nshoboye, nkavayo nka saa moya kugira ngo byibura saa mbiri mbe nagezeyo kujya, ariko ugasanga n'ubundi nahendakererewe. Yego, wabasigaga gute se? Ese ariko bari uduhinja ntabwo wakinaga? Watangiye gukina? Natangiye gukina bafite amezi angahera,
si nk'atatu se Mm. na atatu ane Pisho. Se bamenya bari bafite nk'atandatu. wapi Ariko ubwo zarapfuye ntizasohoka. oya zarasohotse kandi hari igihe nigeze gusuka suka rigenze gusuka trefe kandi abana bari bakiri batoya Ndanabyibuka bazigusuka nanjye no kuzigukurira downtown ni ukuri bari yego bari bakura aho ngaho ariko na mbere yaho narakina na mbere yaho narakina yigo narakina nakinnye bataragira n'amezi 5 narakiniye aba ari akazi ni nk'uko nyine umumama aba akora muri leta ya minsi y'amezi babaha yashira nimba ari 2 nimba ari 3 Meruka bavuga yari 3 ariko bavuga basubise kuri 6 yashira agasubira mu kazi nanjye rero nuko wenda nuko uba ushaka gusanga ngiye nshaka kuva nko mu rugo 3 nka 9 bigakunda nkataha ariko ushaka gukina filime birarushye si birushya ane narinzi ko nyine ugenda wivugira uhita usohoka utawana ni wiki noneho nko ku nshuro ya mbere Derika tubwira ati murasubiramo si watekereje ko wabyishe yego numvaga ari uko byica ariko sinzi ngo nimba ari ibiwayidi mama ukatange ntabwo nzi ibintu mama uvuga ngo tugiye gufata abayidi ukibaza ibintu uvuze ukuntu ugiye kubisubiramo mana sha ni akazi abantu bagiye bubaha akazi kose filime iragora ariko iyo umuntu usa nk'uko ubikunda ukabikora ntabwo imvune uzumva cyane ahubwo ndi utashye sizwe mba nkubwira se ntabwo ejo dukina ngo twikinire turi babiri aze tujye tubikina njyewe nawe kubera akavuyo tugirana twanakina twuzuye kamera gutya undi ntabwo wajya ukamera narabyize ku kamera ndabizi ariko nyine Derika akagira hazemo nkaba kamera nawe oya njye ntabwo bize muri uwo muturage ariko biri ngo nkakura nyine kamera iteretse cyangwa nkanabakurikira ariko nashekinga abantu bakumirwe ari ukurebamo gusa ari nk'uko njye nawe turi kuganira ikiganiro nagifata ariko bari filime y'abashangazi bari kuganira ku byingo bari baragirana inama rero mwifurije ngewe ko uzahirwa mu rugendo watangiye rwa sinema Imana igushoboze bizagende neza kandi bizavemo ikintu kigaragara cyakugirira umumaro kandi ikintu kikugirira umumaro kigera no ku bandi bantu bari hafi yawe cyane ndakwifuriza rero ibyo wahoramo nabyo byose ntibizaza ari ibintu bikomeye cyane kuko ahari hakomeye cyane hararenze hari ibintu bya kera no kuba waratekerezaga ibintu uko mbikunda nihe nzabiherera ariko ubu ufite aho wahereye kandi heza kandi sinkubeshye nanjye ubwanjye ntabwo niyumvishaga ngo Anita ntakina biragenda gutya mvugisha kuri mugani waratangira urambwira ngo wabimbwiye mbere ubundi iyo twatangiriyeho ni iyi episode njye nawe twatangiriye sene ya mbere wibuka twatangiriyeho njye nawe dukina hari mu muhanda wabuze bakwirukanye cya gihe mfite igikapu uvuye guhaha mbikoze urabishoboye ko numvaga mfite ubwoba numva nyine subu kuri kamera numva ndi bujye mbyica cyangwa ugaseka hari abantu bumva ngo baraseka nawe nseka cyeka ndi gukina na Nusura niwe nsetse ariko noneho wowe sinzi ukuntu byikora Nusura nagavuga none yajya kuvuga cyane arasarara Nusura gukinana nawe ni ibibazo njyewe nawe turahuza mu gukina kwacu turahuza cyane Nusura aratuje Nusura aritonda Nusura rero turwana na mwasaguzi nanjye shaka se ariko nzakirana na Nusura nkamwasagura nanjye ni ukumubwira kamera guri kose nawe ukuntu umusarira nawe se waruje ngo bagufashe ntabwo Nusura nyine Nusura aritonda hano ubusanzwe Nusura buriya ntakaba atageze aba yavuze ahubwo Nusura bishoboka umuntu yazajya amwambika sound kuko nyirizwi rye riba riri kure cyangwa se kuva bumu wayigeza ahangaha kugira ngo mwumve abavuga buhoro noneho nkuriye muri gukinana nk'umuntu akambara ekuteri wowe noneho umumena amatwi ariko nawe ni umukinnyi mwiza njyewe cyagiye dukinana akantu ka mbere mubwira ngo wowe ni mu bakene ntabwo babasha gutunga umukozi
njye namashe sinago wasetse ninjye wasetse narabanje ndaseka nabisebaga mu bwenge mwasubiyemo twasubiyemo akura yavuga we ndacura ntabwo nkunda kubabaza abantu ariko nimba ngari hari yaho nyine ngo ihangane muri abakene oya ndavuga pe iyo ikindi kintu nshimira Imana ni uko natangiye filime sapoti nini cyane ndi kuyikora mu nshuti zanjye kuri wowe na Nusura na Jasu mu by'ukuri ntabwo sinzi ukuntu navuga ni abantu umenyereye cyane cyane ku buryo nyine kuba hari role duhuriyemo bita binyuruhira abantu mwifuza ko nzabazanira amabuja wa Claudine muzambwire yitwa Jasu njye ni mpamvu bari kundi Jasu kuna kinga icyuki baba ariko Jasu bazamushakira nka filime z'imirwano z'imbaraga nta kuvuga ibintu byinshi nawe yabashaka guhita ibikorwa biba ari byinshi ariko Jasu nawe ni umukinnyi mwiza umva wigomwa Jasu nyagasana akomera imigisha myinshi urigomwa Nusura nuko nguko Anita nuko Pasi nuko nguko Pasi muri iyi minsi naramubuze niduhura amabuja wa mbere niduhura ntabwo gikomeye baraburanye ariko nawe ndabizi ko biri mu nzira yo kuba yaboneka urugo rw'ibintu biri kubera urugo twarugize akavuyo ariko buriya habaho ingo zimeze kuriya njye ahubwo hari umuntu wanditse muri comment ngo imicungo y'abakozi bo mu rugo ngo warayitondeye kabisa si ntago naje kwibasira abantu runaka n'ubushize narabivuze ahubwo hari nk'ibintu uba warabonye sibyo hari n'ibyo uba ubona bikaguha ide yo kugira ikintu ukora kandi ubuzima buba muri filime ni ubuzima abantu babamo bwa buri munsi ariko filime irimo n'isomo uruhande rumwe hari abakozi badashobotse ikindi cya kabiri hari n'abamabuja nabo reba nk'umugore wataye urugo kugeza hariya ari rwo yohereza abantu baze kuharinda ntaza abo bantu ntahari ese ruriya rugo ubundi nta mugabo rugira ururiya rugo rugomba kuzabona umugabo rugo baruhe Claudine na Dorori barwiyubakira ahubwo ni ukumana yagiye simbizi abana bararushye barabafungirana kandi bibaho ahubwo tuzanabereka ukuntu n'abakozi basasira ba nyirabuja bagafura imyenda yabo y'imbere bakagira hari ibitekerezo bikomeye filime yacu nimuyireba nimukabone uko ari nyine ari ukwisekereza abantu gusa hari ibintu tugomba kwibanda tugomba kuzanamo ikintu kibasetsa kuko ndabizi neza ko iyo umuntu ari kuri YouTube aba akeneye n'ibintu bimuruhura mu mutwe ariko nunayireba ujya ureba haba harimo amasomo twatambukishijemo kuri njyewe urugero nka Dorori ndi umukozi urimo udashobotse uhura n'abantu bashaka no kumugirira neza ariko sinshobotse kandi abo bantu babaho ukaza uje gushaka ubuzima ariko ukaba udashobotse ugasanga ibintu byose urabibuze kubera akavuyo kuza naje niyitirira ko ndi umwana w'inyamirambo binkoraho nubiba ko umuntu niva ko ndi umwana w'inyamirambo ari bitumva ko ndenze ibiki byambereye ibibazo Claudine aba ari umukozi w'umwana mwiza ariko ufite umuvandimwe utari mwiza nyine twakabyise ko ari n'inshuti itari nziza ndarya ariko muri iyi minsi ikindi abantu muri kona ko natangiye kunanuka mu mitwato wa mugani wa mingazi udukize ese rayika zimara iki nanjye narasabye kuri bamenya ba 11 bamenya asatse ku wa mbere n'ejo harya ndabwira abantu mutunguye no kwisatse uyu munsi ni ku wa gatatu barazinyima ariko ubanza zivamo umumaro se mutubwire havamo iki ngo nanjye njye nzisaba ni ibiro byatangiye kugabanyuka natangiye siporo mfite ibiro 90 none ubu ngubu mfite ibiro 82 ariko uri kunanuka ahantu hamwe mu maso gusa hejuru reka amabuno nagagenda ubu sureba cyangwa ukora siporo zituma amabuno ahama akada barabimbwiye ngo njye mbikora mbona biramvuna simbikunda ariko Dorori yarahananiye nibyo nyarara umva ikintu ntabajije Anita kuko nabibabwiye n'undi bibazo 10 byarangiye ese ubu byagezemo we nta kintu ushaka kumbaza ngewe ndashaka kubaza ikira mbaza cyari cyo cyose mbaza ibintu nshaka n'ibyo kuri YouTube byose mbaza ngo wamubwire nyine ntacyo njye nawe twambaye amabara ameze kimwe tutabivuga nambaye idira kubera nari ko nje mu Asilamu mu kiruhuko mu gisiba uri umusazi wambaye ibara nyine rimwe n'umukara reka we turi impanga shaneri
hari utuntu twinshi duhuza duhuje ibintu byinshi tuvuka mu mwaka umwe dufite abana 4 imyaka yacu irangana ariko ntukajye ubivuga urangana uvuge ko ndusha nk'itatu imyaka yacu irangana nubwo umuntu nita afite agatayi gatoya keza ikindi afite imfura y'umukobwa nanjye nkagira imfura y'umukobwa akagira impanga z'abana 3 nanjye nkazigira duhuje byinshi twaranahuje harya ni ibiki bindi ariko tujye twica dufite utuntu twinshi duhuje ikindi no mu miterere yacu hari ukuntu ijya guhura ku kantu kamwe kenshi kazi hariya ntabwo nakavuga umva nkubwire nari nigeze kumubaza urabyibuka ndakubaza se ni gute nyine twatangiye ari ikiganiro sibyo nakwandikira unyiryaho wanga kwiganiro yanjye narabanje ndakwandikira ndakubwira umbaza ivuga ikintu cya mbere wambajije nakubwiye Mesite nitwa runaka nanjye nabyaye impanga 3 yego urambwira ngo tuzamenyane yego none se umenyana n'umuntu utabitse na nimero ye none se nari nyifite ariko idasevinze sibyo kiriya gihe nari ndi mu bihe nandikiwemo n'abantu benshi cyane noneho iyo ntahitaga nsevinga nimero byarancangaga akiya biza kuba kuri WhatsApp nari kwita mwibuka byari kuri WhatsApp ahubwo na profile yanjye yabagaho mbere hari undi muntu yego noneho nyuma nkwandikiye tumubwira nyine warafunguye cyane nabonye ifunguye cyane mpita numva mana twakora ikiganiro tukavuga ukuntu kubyara impanga 3 bimera kuko bari ibintu nyine bidasanzwe nabwo nza niyambariye n'akadira iyo wari wambaye idira irimo akantu ka oranje k'umuhondo ni ngiye bavuga induramo umuhondo yego naniteze yego agatambaro dishi ketchup niwe wambwiye mve muri ADP ngaho da simwumva noneho bwa kabiri nyine ndakwandikira ndakubwiye suri mu rugo unze ngusure ndambwira ngo ntabwo maringa ariko uzwi wahise umenya wahise ubona profile mbese nkubwiye ko najyaga nkureba kwa Yago uzi nagiye kubyara maze kukureba inshuro 5 baranabivuze kwa Yago mu kiganiro biravuna ubwo rero duhita dupanga tujya gukora ikiganiro kuri Grit nagutindije sha mvuye Rwatabo numva nta kibazo numva ntari ibi nyine iyo ukunda umuntu uba wumva nta kibazo ndicara ako ntabwo watinze cyane wari uri mu kiganiro nari nagiye gukora ikiganiro Rwatabura Sarasi ruhurura ngo niyo wavomaga yego naravoma cyari cy'amateka nyine uraza turakora kiranakundwa cya kiganiro bakajya bavuga ese abantu bavuga turasa ujya ubibona ni akayobeyobe batubonamo yego shanse none turasa hari tuzakina turi impanga ariko waravutse nyuma ngiye nkavuka mbere kandi doro none ahubwo nyine turakomeza tukajya tuvugana ni nawe wambwiye gufungura YouTube ndayifungura nyuma nkakubura kodere manager wiki wani nawe wowe sinzi ukuntu uteye wishyiraho inshingano nyinshi cyane ngaho ibyo mu rwonga hari ibya YouTube ngaho ni nyinshi pe kuri umugabo ajya gushimura umugore w'intwari umugore w'umunyembaraga dore umugore uri w'inyamirambo pire cyangwa uturukana njyewe reka nkubwize ukuri iwacu ni kuri 40 ubundi hari ahantu bitiranya icyapa bisi zihagararamo bahita ngo nicyo kuri 40 ariko mu by'ukuri hari 40 ni hepfo gato isa nk'uturuka mu mujyi aho icyo cyapa kiri opposite yaho niho iwacu kandi sinkubeye sinakubwa ngo hari n'intara nagiyemo ngo nyibamo ukwezi ni umudamu nyine utagaragara nka kavukire nyine abantu benshi bavuka muri Kigali usanga hari ukuntu barizwe hari ukuntu aba ari abibone ntabwo baba bashyira ingufu mu gukora bashishikaye n'icyakowe nyine ubona utandukanye turakomeza turamenyana nyine si uko se bigera no kuri isi yacu turi mu isi yacu kandi isi yacu ntabwo izabamo iriya filime mubona tumeze gutya ku bakozi b'imbabura twebwe sibyo ariko hazazamo n'ibindi byinshi mu isi yacu hazazamo byinshi ubuzima mubona tubamo muri ino si yacu nyine no mu isi yacu kuri filime yanjye muzabibona ni byinshi ibyo nzashobora byose nzabikora Imana ishoboze inize ubuzima ikomeze inize murankunda mw'abantu murankunda mugakunda abantu banjye mugakunda ibikorwa byanjye Imana namwe rero ibashyigikire mu bintu byose mukora
ngewe nshobora kuko abenshi muranzi ariko ngewe ntabwo mbazi, abo tuhura tukamenyana ni uko umumamagaye gutyo, ariko iyo ndi kuvuga muri rusange mbasabira mwese ibyiza ku Mana, kubera ko ngiye ku giti cyanjye nshobora kutabasha kuba nabageraho, nshobora kuba ntahura na buri umwe, kuko umaze kugira abasabu 80,000 na bingahe birenga, ni benshi. Abo bantu urumva ntabwo nahura nabo bose ku isi yose ngo mbamenye, ariko iyo mvugiye ahangaha mwese muranyumva. Rero mukomeze mudushyigikire, mushyigikire Anita, mumurebe, mumukunde, abantu mwifuza kumukinisha muri filime zanyu mungane, kuko nimero yanjye ihari kuri YouTube, mbahuze nawe mumuha amafaranga, akorera amafaranga. Ubuzima tubamo waba ufite inshingano zingana gutya, waba ufite izingana gutya cyangwa gutya, twese dukeneye ikintu kimwe, ni amafaranga n'ubuzima. Rero rimwe na rimwe hari imyumvire wumvana abantu mwitabe, hari imyumvire wumvana umuntu ukavuga ati Imana ikobe hafi. Ibihe byose rero tubamo dukenera amafaranga. Turi mu kiganiro barimo kumva yaburetse ntabwo turasoza kubwira ikintu kimwe. Amushyizira udespe Anita yarasaze muzabikoremo nayemeza ariko niyaka ni n'ufite akajagari mu kiganiro. Umva ikintu nanjye kuvuga, ari abantu nyine nanabibonye muri comment, ngiye comment zawe ndazisoma zose. Nyine navuze ngo nibamubwira YouTube channel yanjye, ntabwo YouTube yanjye nyikoresha, yagize ikibazo nibikunda nzafunda ibindi, ariko ngiye mureka n'ikine filime, ntabwo kuvuga ari ibintu byanjye. Nzajya mvuga muri film sinsaduka film ndabishobora, ariko nyine ibintu byo kwicara ngo ndabaganiriza ntabwenge nifitiye rwose. Anita YouTube yarayiretse kubw'impamvu, ariko yanagize ikibazo, ariko n'ubundi numvaga ngeraho nkumva ndananiwe, nkumva ijose ryatebeyemo, ukumva ejo nta kintu ufite cyo kuvuga. Sinajya mbikubwira nubwo cyo mvuga rimwe na rimwe ukambwira uvuge kuri ibi, ntabwo ari ibintu byanjye byo kwicara kuri YouTube mvuge cyo kora ndakera simbizi ndabikora, ariko ubu ntabwo ndi kuyikora, ubundi kwa Philipsha. Yego. Gusa nanagushimire ko wagerageje. Ubuzima tubamo YouTube iravuna amafaranga yari, ariko nyiri YouTube abaye nyemwandikire shabandire amafaranga cyangwa nimero y'umuhamagare urayigira bimeze ni robo mubamukorera yego mumukorera ikirobo ani warasa ni robo abantu rabyukuye sanga amasaha bayekuyeho bakwatse monetize, ariko ngiye duhuye wansubiza amafaranga yanjye wamonyere YouTube ariko kumva Reka YouTube yabayikure abuje barya amafaranga. Okay, YouTube iravuna kimwe n'akandi kazi kariko kose, gusa ikindi kintu cyiza warakoze kugerageza, sibyo? Umuntu wese uri mu buzima akagira ikintu agerageza, uri intwari, uri umuntu ukomeye cyane, komeza ugerageze. Ari igihe ushobora kuza muri YouTube bikanga, wajya gucuruza inuze imyenda bigacamo, kora uko ushoboye ubeho, ariko wibuke ibyo ndi gukora se ejo nibyanga nzirukanyira wibeshwaho no kugira naba abandi. Yego, azi gufata umutima w'umuntu ukawonona ugacoca umuntu. Do ijambo ry'Imana avuga ngo ndabihora mukibwira ko manywe na ari n'igihe umuntu akwihorera ndiyamura waye kandi ukuri kw'Imana naho biba bivuze ngenza kuri kiganiro sinzi cyo nzagikora, ariko ndagikora. Ariko no kuri umuntu burakwiriye abantu ntitugatuba umuntu kubera inda ntishima, inda ihora isaba, inda nyine yere gutuma utakaza ubumuntu, kuko iyo ufite ubumuntu ngereka kubweneri suko iminsi tubanye numva dushaka kuba tugiye kumara nk'umwaka ntawo twamenye ari mu kwa gatanu, ngira ngo umwaka ushize ugiye gushira, uri hafi nta defa agiye umbonaho, ntabwo zabura wenda tubaye noneho uyu munsi dukorana kenshi umunsi ku wundi, ngese nuko hari izo ntabona, ariko mu buzima bwa muntu usabwa kwihanganirana, kandi nimba kwihangana bikunaniye reka umuntu ugenda amahoro, ariko ubundi umuntu umwe arakunaniye, babiri barakunaniye, batatu barakunaniye, wowe ubumeze ute? 4 5 ntabwo ari ukuvuga ngo hari igihe bavuga ngo gucinya inkoro sinzi cyane ya munyengeri nagize, ariko na inda ntikagutesha ubumuntu. Niwumva ubundi umuhanga aravuze ngo urakaye ujye uceceka, wishimye cyane ujye ntugafata umwanzuro, sibyo? nta muntu navuze, nta n'ikintu navuze, ariko izi YouTube zanyu nge mbona byarenze umurongo, koraho ibintu byakugaburira n'akazi nk'akandi, ariko utanduranyije, sibyo? Hari ikintu bita kwanduranya, mwikora akazi rero neza, ariko
nta kwanduranya. Anita abagiriye inama kandi marene mwiza. kandi nanjye ndunga mu ryiwe ku muntu wese ukoresha YouTube gikoreshe, Imana iguhire, Imana iguhe ibitekerezo bizima, iguhe n'ibintu bizima wabwira abantu baje kuri cano yawe, kuko nimba ufite abantu bari hejuru y'umwe nuko baba bakugira icyizere bakumva ko hari ikintu kizima cyakuvamo. Rero witakaza iyo sura bakubonyemo icyo gihe bazaga, yikomeze ukore uhirwe. Ngewe buri muntu wese uri kuri ino si ufite ibyo akora ndamwifuriza ihirwe, haba mu bo duhuje kuri YouTube, haba mu yindi mirimo iri ku ruhande, mwese ndabifuriza ihirwe. Imana ibashyigikire, Imana ishyiremo imigisha, ubundi bahe ubuzima kandi barinde kwibona n'ibindi byose. Yego rero abasilamu bagenzi banjye ndabifuriza ibyiza by'igisibo, kandi Imana inabarinde ikintu kibi cyose gishobora gutuma igisibo cyanyu kitagenda neza. Abatari kubona ifutari nk'uko babyifuza cyangwa se ntibanayibone ariko akaba yasibye, Nyagasani akorohereze iboneke. Abafite namwe mutange, murebe abantu, hari abantu benshi agafata umwanzuro agasiba kandi abizi neza ko ntaho afite ari bukure ifutari. Rero Imana abafite mutange, Imana ibashoboze ibahe uwo mutima kandi ijye ibasubiriza aho mukura. Ikindi aracyamamagara nusuri kumbaza ikindi Imana ibarinde nabi ibiremwa byayo, Imana ibarinde abanyeshyari, ibarinde ikintu kibi cyose gishoboka. Musibe neza, musoze igisibo neza, mukomeze muri abantu beza, muri abantu bakomeye cyane. Ndabashimira rero ukuntu mwakiriye filime yanjye, ndabashimira ukuntu abasabu bakomeje kwiyongera, ukuntu mureba filime yanjye, ukuntu mushyiraho ibitekerezo. Hari abambwe ngo ujye na uploadinga buri munsi, nimba ishobora nzajya mbikora, ariko ubu ngubu ibyo nshoboye ni ibingibi muri kubona, ariko ndimo ndarwana cyane ngo ndebe ko na buri munsi nabishobora. Nimba ishobora nabyo nzabikora. Mukomeze mundebe, munshyigikire, mumpe ibitekerezo, mukomeze mwohereze imitima myinshi muri comment. Iyo ndi kuyibona mba numva meze neza. Imana ibamere umugisha. Anita nawe Imana iguhe umugisha. Ikindi nshimira umugabo wa Anita cyane inshuro 1000. Imana yageranye kuvuga izina. Imana ikumera umugisha wa mubyeyi we, kuko kumereza umudamu wawe akaza mu gitondo agataha nijoro ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Hari inshingano aba yasize akaza, ariko mbiha agaciro ndanabizirikana cyane. Ndagushimiye, Imana ikumere nawe byose. Imana kandi ikomeze ishyire umugisha mu rugo rwawe na Anita. Ani wakoze kuza kumpa ikiganiro. Hari abantu bajya babona uri akana gatoya, ariko abantu bose bananutse bari abana. niko abantu babibona. Saba gukura we. Wakoze kumpa ikiganiro. Neza kirarangiye. Yego. Tugiye gukora n'utundi tugiye kurya ifutari. Mukanya tuba tugiye mu ifutari kabisa. Turafuturira mu muhanda mu marangi. Mwakoze kudukurikira. Bye.